arimo kuvuga ko bamuhohoteye ngo bamusenye ishuri nta neguza kandi ngo mbere yuko barisenye bamwatse indonyi ngo batarisenya arayibima. Abonye ibintu bikaze nibwandikiye inteko nshinga amategeko umutwe wa Sena ayisaba kumurenganura kandi ko ari yijejwe yuko ikibazo cyo bazagikemura. None birangira rino shuri baryararitse. Ubwo rino shuri barisenyaga umugabo we ngo aje gufata amafoto barisenya, ako kanya batamuta muri yombi ngo nuko ari gufotora nkuko bivugwa. Ababyeyi bari bafite abana bigaga muri iri shuri basenye, ubu ngo bari kurera yo kwarika kuko ngo batazo bazajyana abana babo umwaka n'utangira. Ni mugihe kandi abarimu bigishizaga kuri rino shuri basenye nabo bavuze yuko inzara igiye kubica kuko bakoraga amano ku minsi kicuma bahasenye. None nyiraryo yabyisa karengane n'ihohoterwa. Ibingibi byabere mu karere ka Muhanga. Umva uko byagenze. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga ubuyobozi bwasenye inyubako y'ishuri ryigenga. Nyiraryo avuga yuko yahohotewe n'icyemezo cyafashwe. Havutse impaka nyuma y'aho ubuyobozi busenye inyubako y'ishuri ryigenga rya Sowentirita. Ibintu byasize abarerera muri iri shuri abarimu ndetse na nyiraryo bavuga yuko batewe igihombo gikomeye. Mu gihe washinze rino shuri avuga yuko yari yarahawe uburenganzira bwo kuvugurura inyubako kandi katigeze ahabwa amabwiriza asobanutse yo kurisenya. Ubuyobozi bw'akarere bwasobanuye ko bwamwandikiye inshuro nyinshi bumusaba gukuraho izo nyubako kuko yari yemerewe kuzikoresha cyari cyarangiye kandi ko zanyuranyaga n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Uwimabera Anastasia washinze rino shuri rya Sowentirita riherereye mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga avuga ko yari yararishingiye gufasha abana baturuka mu miryango itishoboye kubona uburezi n'uburere bwiza ku giciro gito. Avuga ko atunguye no kubona ubuyobozi buzana abantu gusenya iyo nyubako y'ishuri kandi nk'uko abivuga yari yarahawe icyangombwa cy'imyaka 2 cyo kuvugurura iyo nyubako. Yagize ati ubu nibwo twari tugezeho kurangiza kubaka none baradusenyeye. Uwimabera avuga ko usibye iki cyangombwa yari afite ngo nta mabare yo kumutegeka gukora izi nyubako yigeze ahabwa. Anavuga ko hari abantu bigeze kumusaba indonye kugira ngo ibikorwa bye bidahungabanywa ariko ngo yanga kuyitanga. Akomeza avuga ko nyuma yo kubona ibibazo bikomeje kwiyongera yandikiye inteko nshinga amategeko umutwe wa Sena ayisaba kumurenganura kandi ko bari bamwijije ko ikibazo cyo bazagikemura. Yagize ati nasize akarere katarahagera kuko nagiye kwivuriza i Kigali. Umugabo wanjye ageze aho basinyiraga iyi nyubako yashatse gufata amafoto bari kuyisenya bamuteza inzego z'umutekano baramufunga ndetse bahita basiba n'amafoto yose yari yafashe. Ababyeyi barerera muri iryo shuri bavuga yuko batigeze bamenyeshwa ko inyubako izasenywa. Bavuga yuko ngo bafite impungenge z'abana babo bazakomereza amashuri igihe umwaka uzaba utangiye. Umutoni Francina umwe mu babyeyi baharereraga yavuze ko iri shuri ryafashaga cyane imiryango itishoboye kuko amafaranga y'ishuri yari make ugereranyije n'andi mu mashuri yigenga. Yagize ati hasigaye igihe gitunga amashuri atangire ntituzi abana bacu bazajya. Iri shuri ryari rifite imiryango myinshi akamaro. Saba ababyeyi gusa kandi n'abarimo bakoraga muri iri shuri bavuga yuko gusenywa kwaryo bibashyize mu bibazo bikomeye cyane kuko ari wakoraga imibereho yabo ya buri munsi none bakaba bahashenye. Rero umwarimu by'ishaka Clementine yavuze ko gusenywa kw'iri shuri bishobora gutuma benshi babura akazi. Ati kino kigo cyari kidutunze twifuza ko mbere yo kugifunga babanza gutegereza ku bana bahigaga ndetse no ku barimo bahakoraga. Ku ruhande rw'ubuyobozi kandi bw'akarere ka Muhanga umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bizimana Eric yavuze ko nyiri shuri yari yarahawe uburenganzira bwo kubaka inyubako z'igihe gito kandi nabwo mu gihe kitarenze imyaka 2. Rero yasobanuye ko igihe yari yahawe cyari cyarangiye ariko nyiri shuri agakomeza kubaka no gukoresha inyubako. Nyamara zino nyubako yakoreshaga ntago zijyanye n'igishushanyo mbonera cy'akarere. Ati twamwandikiye amabaruwa 3 tumusaba gukuraho izo nyubako arabyanga nibwo hafashwe icyemezo cyo kuzisenya. Bizimana kandi yavuze ko zino nyubako zizubakishijwe imbaho kandi zidahuye n'icyerekezo cy'iterambere ry'umujyi. Yongeye ko mu gihe nyiri shuri yakongera gusaba kubaka inyubako zijyanye n'amabwiriza ndetse n'igishushanyo mbonera ashobora kongera guhabwa uburenganzira. Ku bijyanye n'abana bahigaga ubuyobozi bw'akarere bwatangaje yuko mu gihe amashuri azaba yatangiye bazashakirwa no gukomereza amasomo kugira ngo batagira icyo bazahumbiramo. Hagati aho kandi amakuru avuga ko umugabo w'Amabera Anastasia wari wafashwe n'inzego z'umutekano ubwo ibikorwa byo gusenya byakorwaga kugeza amagenga arakiri kuri sitasiyo ya polisi. Biravugwa ko uyu mugabo yifashishije umunyamategeko kugira ngo akurikirane ikibazo cye kuko avuga ko yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kino kibazo kandi gikomeje kuvugisha benshi mu karere ka Muhanga amwe bashimangira ko kubahiriza amategeko n'imiturire ndetse n'igishushanyo mbonera ari ngombwa mu gihe abandi bavuga ko bino bikorwa nk'ibi ngibi bakwiye kubikora bubahisha uburenganzira bw'abaturage no gushaka ibisubizo bitabangamira uburere bw'abana ndetse n'imibereho y'abarimu. Ngaye nguko renge byabiri mu karere ka Muhanga. Yari isoko y'amakuru naho nyina cyari Mwenyabari Obedi. Obi Time.